Igice cya gatanu. Umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso birindwi. Mbona niyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira dore intare mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima biri no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bene aba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watanga ugacungurira Imana mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose wacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo ari inzovu incuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe ni ukwiye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti, amen. Ba bakuru bikubita hasi baramyihoraho iteka ryose.